muri byinshi tunyuramo bikadutera ubwoba umunsi ku wundi tukabona nta nzira je kukubwira inkuru y'ihumure n'ukwiyakuremye igukunda ikwitayeho. Yesu nashimwe mwene data. Muri rwa rugendo rwo kwizera ndizera ko twibukiranya ko twarebeye hamwe ku kwizera guheshwa no kumva, kandi twabonye ko intambwe zo kwizera zihari. Hari ukwizera rusange, hari ukwizera duheshwa no kumva ijambo ry'Imana tukaba abana b'Imana, hari ukwizera Imana itanga nk'impano, hari no kwizera kuba kiranutsi. Twera ukwizera tuvuga muri kino kiganiro kiza buri munsi ni ukwizera kwa kundi kunesha isi n'icyaha, kwizera kw'intwari zanditse mu Baheburayo 11 abo bose bapfuye bakizera. Ni ukwizera kwa Yobu, ni ukwizera kwa Beri, kwizera kwa Enoki wimu wadapfuye, kwizera kwa Bayiri abagurutse, ni ukwizera kw'intwari dusanga muri Bibiliya. Ariko nkuko twabiboneye hamwe, intambwe yo kwizera iyo umaze kwizera bijya mu mutima. Amagambo y'Imana wizeye cyangwa wumvise ku ntambwe ya 4 n'undi kuvuga kwizera kw'abakiranutsi. Iyo wizeye ibyo wizeye bijya mu mutima, kuko ubyumvisha amatwi ukabyizeza umutima. Iyo umaze kwizeza umutima, ntabwo ibyo mu mutima twabasha kubimenya, ahubwo ikintu gikurikiraho ni uko ibyo wizeye biri mu mutima wawe ubyatura. Mwibuke yuko kwizera no kwatura birana isano. Badanyeli baratuye, Rusi yaratuye, Yozefu baratuye. Ni ukuvuga ngo ibintu biri mu mutima wawe iyo biri muri wowe ntituba tubizi, wizeza umutima ukabyatuza umunwa. Ariko iyo umaze kwatura ntubugeze ku ntambwe ya nyuma. Intambwe ya nyuma yo kwizera ni ugushyira mu bikorwa ibyo watuye. Ni ukuvuga rero ko intambwe zo kwizera ari enye: kumva wumvishije amatwi, kwizeza umutima kuko amagambo ni haba ari mu mutima abitse, ikindi kwatura ibyo wemera bitaguteye isoni, icya kane gushyira mu bikorwa ibyo wemeye. Uyu mwanya rero reka nkubwire aho bipfira kugerageza gushyira mu bikorwa ibyo wizera. Abantu benshi b'abanyakwizera barizera bakatura, ariko ntibashyire mu bikorwa ibyo bizeye kuko bafite ubwoba ko bitaba. Ariko gerageza no mu buzima bwa buri munsi, ubuzima busanzwe bwo kubaho, ibintu wumva biri mu mutima wawe bivuge, nurangiza ubikore, ugerageze. Kugerageza no kuvuga yuko uzareba icyemera. Dufite abantu batubwira bati ibintu byaranze. Oya, nibyanga uzongere, wongere. Umunyakwizera ntacika intege, ntagarambirwa, aragerageza. Iyo usomye mu Kubara 28:8 haranditse ngo Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Kasubiremo ngo Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose. Iyo bavuze kugerageza gukora byose, ni ukuvuga ngo niba ikintu kimwe cyaranze, wivuga ngo byaranze. Nta munyakwizera uvuga ngo byaranze. Kubera iki? Byose bishobokera iki? Uwizeye. Kugerageza ni iki? Niba kimwe cyaranze, fata icya kabiri, uzagera ku rwego uhura n'icyo Imana yakugeneye. Ntuzicare ngo umunyakwizera nta kintu uri kugerageza. Abanyakwizera rero baba barimo bagerageza ibintu byose. Wabyumvise? Mbabarira iri bwiriza, iri hame urishyire mu bikorwa. Nta muntu n'umwe wizera utagerageza gukora bihira, kuko iyo umuntu afite kwizera kutagerageza gukora ikintu aba afite intumbi, kuko intumbi nta kintu ibasha gukora. Ukwizera kudakora, kutagerageza ikintu na kimwe mu buzima, ni ukwizera gupfuye. Mvaro nkubwire, wagerageje ibiki mu buzima bwawe? Uti byaranze. Niba byaranze, ntabwo iyo byari ibya nyuma. Gerageza ukore n'ibindi. Gerageza nturekeraho, ntagucika intege. Uko watangiye bikanga, ongera ukore n'ikindi.
wibuke ko Abisiraheli yabibabwiye bari mu gihugu cy'amasezerano, ariko baragerageza. Imana yababwira ngo nzaguha umugisha mu gihugu cy'amasezerano, ariko ujye ugerageza gukora. Nawe rero umva icyo Uwiteka akubwiye. Nubwo Imana akubwiye umugisha nuko ufite amasezerano, ntabwo uzamenya uko bizagenda. Gerageza, wirinde gusa gukora icyaha. Mu byo ugerageza gukora byose uvane mu icyaha. Wibutse ko ikintu cyose kitari icyaha wemereye kugikora no kukigerageza no kugisengera. Katwumve mu kanya indirimbo dukomeza. Kwizabana nawe no mu bikomeye ntizagusiga, kuko niyo kwizerwa, ivuze biraba kandi itegetse birakomera. Yasezeranye kwizabana. Yesu agumugisha mwene data. Tumaze kubona ko rero Imana itwemereye kugerageza. Ntabwo iri jambo ari ijambo ryanjye, ni ijambo Imana yavuze. Nzaguha umugisha kucyo ugerageza gukora cyose. Yewe nshobora guha n'ubuhamya uretse ko atari umwanya wabwo. Ngewe ndi umuntu utaragize amahirwe yo kwiga neza kuko abandi bose bajya ku mashuri. Narangije umwaka wa 8, abize muri iyo myaka muzi kuru twigaga kandi nigaga mu cyaro. Njya kwiga amashuri muri segonderi muri Kongo, marayo nk'imyaka 3 birananira. Ndataha njya gushaka ubuzima bwo guhinga, nabyo birananira. Njya gushakira mu gisirikare ngo ndebe ko nabaho, nabyo birananira. Ariko nkabikora nsenga. Birangije njya mu kubaka mu gifundi, nabyo ndabigerageza. Ariko kankubwire, igihe cyarageze nza kumenya umuhamagaro wanjye, nkomeje gusenga nanakora. Ntabwo nigeze nicara mu buzima bwanjye ndafite icyo ngerageza. Nanyonze igare, harabona koza akazi ko mu rugo. Ubuzima bwanjye bwose nirindaga icyaha, ariko naye narize ko kwizera kwanjye kugomba kubana no gukora. Ntabwo narinzi ikizemera kugeza igihe naje kumenya umuhamagaro wanjye. Icyo nashaka kubwira ni iki rero, nagiye kugerageza kwigana ndongera. Waba uzi ko nize mu wa 3 inshuro 3, niga mu wa 4 inshuro 2, mu wa 5 inshuro 2. Natangiye kwiga mu mwaka wa mbere mu 1987. Mbona diplome y'amashuri ya segonderi mu 2007. Si imyaka 20. Ubwo kuva ntangira mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa 6 ni imyaka 20 namaze nshaka diplome, iyo bita diplome ya leta y'amashuri 6. Maze kuyibona naravuze ngo ntabwo ari aha bigarukira, nzakomeza kugerageza. Ndagerageza njya kwiga muri Yereka umwaka wa mbere, birananira kuko nigaga ku manywa mfite n'akazi. Birananira, ndicara ndabireka mara nk'imyaka 2. Ndongera ndagerageza njya kwiga muri Kiye, ahitaga Kiye abahazi, nigamo nk'imyaka 3. Ndangije batwimurira Gikondo, niho narangirije. Numva nagerageza, ntago ari aha bigarukira. Njya kuri internet nshaka ishuri, ndaribona. Ubu tuvugana ndukora masters muri theology mu Bubiligi. Ibyo nkubwira ni ibintu bamwe barabizi, kandi ntutekereze ko ntabwo ngira bourse. Nta muntu wampaye bourse ngo njye kwiga, ntawe. Nuko naramaze kumenya ko ibintu byose bishobokera umuntu wizera. Nkubwiye amafaranga nishyura ku mwaka, nyakubwiye ukuntu angana. Ni amafaranga menshi ntabasha kuvugira hano. Ariko nshaka kubwira ni iki, namenye neza ko ikosa rimwe abanyakwizera bakora nuko barunguruka, bareba imbere bakavuga ngo ntawo twabihera. Ariko iyo uhagurutse ukagerageza, Imana igendana n'abagenda. Iyo urebye Zaburi ya mbere irabivuga neza, iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntikirane n'abakobanyi. Ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ijambo rikomeye rero riravuga ngo icyo azakora cyose. Naho niko Bibiliya ivuga, itubwira ko nawe icyo azakora cyose Imana izamuha umugisha. Iyo usomye ku murongo wa 3 baravuga ngo uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma,
icyo azakora cyose, ibyo azakora byose. Ni ukuvuga ngo ni ugushakisha. Ntabwo Imana ikeneye kubona umuntu umunyakwizera ubifite ku munwa. N'ibyo gukizwa jya ugerageza ukizwe, ibyo kuvuga ukuri jya ugerageza uvuga ukuri. Muri make abanyakwizera ni abantu bameze nk'abari muri garaje. Muri garaje ni ahantu bazana amamodoka yapfuye bakayagerageza kugeza igihe imodoka yo yapfuye yana muri garaje. Wayigeza muri garaje abakanishi bakayisuzuma kandi bakizera ko bagiye kugerageza. N'igihe baba batazi n'icyapfuye kuri iyo modoka. Niko n'umunyakwizera amera. Wowe ugomba kubaho uri umuntu uzi ko ntabwo bizanga byose. Iyo ni itangazo nguhaye ku munyakwizera. Imana iramubwiye ngo niba uticara n'abakobanyi ntuhagarare mu nzira z'abanyabyaha, icyo uzakora cyose, icyo uzagerageza cyose, Imana izabana nawe. Mbahubwire rero, ngiye nafashe umwanzuro ko sinzicara, sinzatuza ndafite icyo ndi kugerageza. Bahamwe nanjye muri uyu mwitozo wo kugerageza. Imana izabana nawe. Umva iyi ndirimbo mu kanya dusengane Imana nawe. koko wahuye n'ibikomeye byinshi bikurusha umutima utakaza kwizera kwawe, ariko nubwo tutizera wahora n'uwo kwizera yivuguruza. Ndageraho ngo nkwibutse ihame ryo kwizera. Abantu Imana yakoresheje ibintu bikomeye bari abantu badashoboye. Ndabizi nawe kugira ngo nanjye sinshoboye. Naguha ingero. Mose Imana yamuhamagariye kujya kuzana Abisiraheli abavanye muri Egiputa, kandi Mose yari mutumye kujya kuvuganira Imana. Nkwibutse ko Mose yari afite ikibazo cyo kutavuga, yaradedemangaga, ariko Imana yaramubwiye ngo urajyayo. Waravuga ati ndagiyeho gute ko ntazi kuvuga? Iramubwira ngo nzagendana nawe, nzabana nawe, uzabazana. Abwira Imana ngo ese wamvuye? Iramubwira ngo ninyure makanwa, ntabwo nkujyana kwa muganga, uragenda udedemanga ubazane. Mose ntiyabazanye. Kankubwire rero, ushaka kumbwira uti ndi umwana uzabaze Yeremiya. Imana yamubwiye ngo nakumenye kera utarava mu nda, utarabura mu nda mama wawe, ndakweza, ndashaka gutuma guhanurira amahanga. Ngo avuze ngo ndi umwana, ngifata umuzingo w'igitabo irawumuhara, arawuconcomerera, arawurya. Ntabwo Imana ikoresha abantu bashoboye. Abantu b'intwari bari abantu basanzwe bameze nkawe. Gideyoni Imana yamubwiye ngo wantwariwe ugira n'ubutwari n'umunyembaraga. Iramubwira ngo ugenda ukiza abamediyani. Ati nzabakirisha iki ko nduworoheje? Iramubwira ngo jyana ibibindi. Ibibindi ni ibintu bigura make, ugende ukiza Abisiraheli amaboko y'abamediyani. Abantu b'intwari mu buzima bari abantu basanzwe. Nawe rero uri umuntu usanzwe, ariko uzirinde kugira kwizera kugarukira ku magambo. Gerageza. Imana izaguhera umugisha kucyo ugerageza gukora. Kimwe n'icyanga ntuzicare ngo uvuge ngo Imana yarabimbujije. Hari abantu bamara kubona ibintu byanze bagahita bavuga ngo Imana yarimubujije. Oya, ntabwo ari Imana yakubujije. Icyo niba kitemeye uzajye mu kindi kugeza igihe uzamenya ikintu Imana ishaka. Ariko umunyakwizera si umuntu wicara, ni umuntu uhora mwigerageza. Uri kugerageza iki muri iyi minsi? Ndashaka gusengera Imana. Niba icyambere cyaranze, ntabwo bisobanuye ko byose byashize. Dufite ikirere kinini cyo kugeragerezamwo umugisha w'Imana. Bibiliya yavuze ngo nzakugeza mu gihugu cy'amasezerano ngo utuzemo. Igihugu cy'amasezerano cya gihugu cy'amata n'ubuki. Hakiramubwira ngo nubwo uzakijyamo, ntabwo nzajya nkubwira icyo ukora wowe ujye ugerageza, nzakubwira icyo ukora kikubwirire mu byo ugerageza gukora. Sinzi niba wumvise ubutumwa Imana igutumyeho. Niba hari ibintu byanze cyagiye, ntibisobanura ko ari iherezo ryawe. Bibiliya irakwemereye ngo niba udahagarara mu nzira z'abanyabyaha, ntiwicarane n'abakobanyi, ukaba witondera ijambo ry'Imana, Imana ikwemereye uyu mwanya mu ijambo ryayo kizaguhera umugisha mu cyo ugerageza gukora cyose. Ngewe nzi neza ko ni ikosa rikomeye kuvuga kwizera utagira ibikorwa, haba mu mwuka, haba mu gukiranuka. Ibintu byose bikuhagaze imbere ntukabitinye. Imana ijyana n'abagiye. Imana ntabwo izakubwira byose. Na Dawidi yagiye ku rugamba kwica Goliyati, ntabwo yari yabiramukanye, ariko yaravuze ngo
Uwiteka abanye nanjye ya minsi yatambutse ari bubanangiye umwanya. Ngiye kugusengera rero, ngiye kugusengera Uwiteka agendane nawe. Ubuki ukuntu Rusi byamugenekeye muri Bibiliya, ngo Rusi yabwiye nyirabukwe ati ntabwo zari zanjye afite amaboko, ngiye gukurikira abantu ntazi, simurongiriraho umugisha. Zose mu gitabo cya Rusi rero ukuntu Rusi yabyitwayemo, yaravuze ngo ntabwo inzara yanjye afite amaboko. Ngewe nanjye ukumbabwira, nahakanye ko nta nzara yanjye afite amaboko. Igishoro gikomeye ni ukuburiho, kuba nta hantu wakurya uri muzima, icyo ni igishoro kwere kugishimira Imana. Ahasigaye ukagerageza, kandi nugerageza kikanga ntuzavuge ngo byaranze, oya biba bigikomeje, ahubwo iyo byanze biba bigiye gutangira. Kangusengera Imana nyuma y'inyigisho wumvise ugenda ugerageza. Ngiye gusengera rero ibyo ugiye kugerageza gukora byose, Uwiteka azabane nawe. Reka dusengane Imana nawe. Mwami ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Ijambo riratubwiye ngo niba tudahagarara mu nzira z'abanyabyaha titwicarane n'abakobanyi, ahubwo tukitondera amategeko yawe, ngo tuzaba nk'igiti cyatewe hafi y'imigezi, ngo gishorere imizi muri uwo mugezi. Watubwiye ngo kandi ngibaye byacyo ntabwo bizuma, ntabwo tuzacika intege, tuzakomeza kwera imbuto. Ukatubwira ngo icyo tuzakora cyose kizatwemerera. Wanatubwiye ngo tugerageze gukora. Bibiliya ikanatubwira ngo mugerageze kumenya ibyo Umwami ashima. Abanyakwizera bahora mu kugerageza, niyo mpamvu ntago ari abanebwe. Umunyakwizera si umunebwe, n'umuntu ufite imbaraga z'Imana. Ndasenze Imana uyu mwanya kugira ngo irigerageza uyu mwene datagiye gukora, kugira ngo aho yari yahagarikiye yaracitse intege, yarakiriye ko byanze, amenye ngo umunyakwizera niwe ufite urufunguzo rw'ibishoboka, kuko biravuga ngo byose bishobokera umuntu wizeye. Ndagushimye Imana kuko icyemezo afasha ari cyiza, kandi umuhere umugisha mu byo azakora byose mu izina rya Yesu ugira neza, amen. Kuko niyo kwizerwa, ivuze biraba, kandi itegetse birakomera.